ariko ikintu gitangaje famiye ye n'ubungubu famiye yanjye n'ubungubu bamwe babandi bangaga ko nshakayo n'uyu munsi wa none ntawe ushobora gufata telefone ngo mpamagare sinabyara ngo ambwire congratulation maze kubyara abana ndabafite ariko na koro yabo sinyibona. Hello family and friends, mumeze mute? Reka twizere ko mumeze neza. Twe turashimira Imana tumeze neza cyane cyane, ibintu biragenda dushimira Imana kidutije amagara nkuko mubizi ibisanzwe kuba ugihumeka ikintu cyo gishoro. Ibindi byose it's a plus. Byaje bitaje ubuzima burakomeza. Upfa kuba gusa uhumeka. Hanyuma rero niba bwa mbere usuye Muhoza Real Talk tuguhaye ikaze kandi n'usanzwe dukurikirana nawe tuguhaye ikaze urisanga kwa Muhoza Real Talk. Uri mushyashya uri kwibaza ati ni ibiki bigendeweho hano bakora ibiki bavuga ibiki ahangaha ni ahantu dusharinga inkuru mwaduhaye inkuru abakunzi bacu baduha inkuru abantu badukurikirana baduha hanyuma zifite umumaro zigisha tukazitanga abandi bakigiraho cyangwa se zisaba inama abumvisha ikiganiro mugatanga inama nuko nkuko hano dukora. Stay tuned kugira ngo uzabone inkuru nyinshi zitandukanye usubscribe ibintu liking sharing tuzibane mu bihe birebire tujye twiganirira dusangizanye inkuru zubaka kandi zifitiye umumaro Rwanda nyamwinshi. Hanyuma rero ntatinze reka mpite nihuta njye ku nkuru y'uno munsi. Inkuru y'uno munsi byagenze bite bimeze bite? Inkuru y'uno munsi ni inkuru nahawe n'umumama. Ndagushimira mubyeyi kuba waratwizeye ukadusangiza inkuru yawe ntabwo ari ibintu bisanzwe nkora mbibashimira ariko uti byagenze bite? Iyi nkuru noneho yaje ite? Inkuru iragira iti kandi inkuru ifite isomo rikomeye ni inkuru yigisha. Yambwiye ati njyewe nakundanye n'umuhungu turi mu buzima bucakaye bugoye ubuzima bubi turangije gukundana munambaho n'anambaho turakundana tuvuga ko tuzigera duhemukirana nubwo bizanga nubwo bizagenda bite tuzigumanira ariko bacu baramwanga ngo babo n'abakene babyeyi mufite mindset imeze gutyo ubyuka ukize ugacya wakennye ukira ukennye ugacya wakize icyo kintu rwose muzagikora mu bitekerezo nuko baravuga ati ibo barakennye ati ntago twamushaka ati barabyanga famille ahagarara banga ko nkundana n'umuhungu ko tubana ati bigeze aho ndavuga nta kundi ntago nzakomeza gufosinga ibidakunda reka mbireke nubwo bakomeje kumbwira ko bidashoboka birwanya mba nkubistopye nyine ndabyihorera ndabihagarika atari ko n'icyambayeho gitangaje bahise bamfata banshingira undi muhungu undi nyine umuhungu aho ngaho usanzwe nyine tutakundanye abari bambwira ko agomba kunshaka ati umuhungu mwiza ati ni sawa uwo ni ugomba kugushaka ndavuga nti okay ntago nzakomeza kurwana n'ibingibi numva ndabihaza ndavuga ati okay reka ngende nyirwa ngo kizabe ati ngiye gushaka n'uwo muhungu guess what ngeze muri rwa rugo ijoro rya mbere narayemo abantu baza kuvuga ngo ni gute mushingira umwana ku muhungu urwara igicure kambanzemo rero numva ntakomeza kubivuga ntarangwa kajwe karagarutse ati ni gute mwashaka cyangwa mwafata umwana wanyu ukamushingira ku muhungu urwara igicure turamuhungu arwara igicure ntago umuhungu wo gushingira umukobwa muri iryo joro bacu baraza bankura kuri rwa rugo barantwara bansubiza mu rugo ese ubwo mwumvishe ko namaze kuba umugore mwumvishe ko naraye ahantu nashatse baraza bankurayo ubu bavuze ko umuhungu arwara igicure ntago ngo nahaguma angarura mu rugo ngeze mu rugo wa muhungu twakundanaga umwe w'umukene nakunze nawe nkunda arabimenya aravuga atari ko ye ati se ko cyuri uwanjye ubundi urajya ati uruwanjye n'ubundi ntaho uzajya nzakomeza gukunde nkuko nakomeje kugukunda nubwo ababyeyi batabikunze ngenda gukunda ati umugabo aravuga ati ni wowe wanjye noneho umugabo bivuze ndavuga ariko kweri umutipe wankunze ntacyo ncananye ntacyo muca urukundo gusa twikundane numva mwimvamo nakanyumvamo iwacu bakanga ko dushakana bakamfosinga kujya gushaka ahantu agera bakaza kunkuraho ngo umutipe arwara igicure ati uyu nguyu nakunze mwiteshe nanone ati ndavuga ntabwo nzigera mwitesha duhita dufatana turakundana ati turakundana n'urukundo rwanda rukomeye iwacu wumvishe ko ngiye kujya kuri uwo mutipe baraza baramfata barampungisha abantu barakure cyane ahantu nk'ubu batazambona batazigera nshaka baramumpungisha ndagenda ariko nanjye tukavugana nkamuha mapu zose zibijya mbere nkamubwira ukuntu noneho bageze ngo baorganize ubukwe
bafata umutipe baramupanga baramurangiza bavuga ko ari tujye kubana ko nta kindi kintu kigomba kubihagarika ubukwe bwacu bugomba kuba n'uwo muhungu ati ibintu birakomera ubukwe burapangwa ko nzakora ubukwe nkabana n'uwo muhungu ati nangije umugabo n'umuhungu ndamubwira ngo nkubwire babitegura batabitegura ni wowe uzanshaka umuntu tuzabana ni wowe ati nakambwa ati ye baba we ati nta wundi muntu nanjye mu mutwe wanjye ubamo ni wowe ati turagenda tubikomeraho turakundana ibigeragezo biba byinshi ati nawe n'ibigeragezo ati sinzi ukuntu nakubwira yambwiye ati sinabona uburyo nakubwira ibigeragezo narwanye nabyo kugira ngo nubake urugo rwanjye ati ariko at the end turagenda tujya kwishingira turibanira tujya ahantu kure yabo tugenda tubamara igihe tubona kuzaza kugaruka twarabaye urugo donke nyine baramenyereye ko nashatse ati baratuza nta kundi bari bubigenze ati ariko rero abantu muri famiye ndabasuhuje mujya murakarira abandi bantu ukabibikira umuntu umujinya ikintu bita inzigo ukarakarira umwana kubera choice mbi yakoze imyaka 10 igashira 15 igashira utajya uvugisha umwana ngo yakoze amakosa ese ko Yesu yatubabariye ko Yesu yatubabariye koko ubwo yajya kurinda ku makosa ukora n'ibyo wakora yari bukubabarire ko yakubabariye gute wumva udashaka gutanga imbabazi ngo ubabarire umubyeyi aragira ati namaze gushakana n'uwo muhungu ngira umugisha Imana yo kabyara njya hanze njyana n'umugabo wanjye ati twarabyaye dufite abana benshi twagize urugo rwiza urugo rw'umugisha atari kumwabona umuntu batukaga ngo n'umukene ngo nabakene bakanga ko mushaka ati ni mwiza ariko gusa baramuriraga akavuga ati barabatindise azajya muri barabatindise gukora iki bakamwangira icyo gusa atari ko amasura yo mu maso kureba gutyo umuntu bwiza n'umutima n'ukuntu ameze ati umugabo wanjye ari mwiza pe icyanshimisha nuko namwegukanye tukabana n'abana bacu bafite twagize urugo rwiza bimeze neza atari ko n'ikintu gitangaje cyashatse nshaka gusharinga inkuru yanjye icyambere ntuzigere wanga umuntu ngo n'umukene nababwiye ngo ubucyo ukize ugacya wakennye bukiru ukize ugacya wakennye bwakwira ukennye ugacya wakize ibyo ngibyo ni principe ibyo niba wumva unakennye ukumva urababaye ukumva mu bintu bigoye kora cyane senga cyane everything is possible ikintu Imana avuze ku buzima bwawe I promise yuko kizaba ntabwo kizahera uko yakivuze niko kizaba uko icyo uzaba muragendana ntabwo musigana muragendana utera intambwe nacyo kikayitera kugeza igihe muzahura gutya igihe kigeze ukavuga uti dore cya kintu kikaba kirabaye ubwo rero ati wa muhungu bangaga ko akennye ari hanze ni umugabo uri hanze ufite urugo urutunze neza sinajya mvuga hanze ndamuvuge ngo ngo batari hanze ntibakize atari hanze barakize hari bafite amafaranga menshi ariko kameme umuntu bimaga n'umugeni kubera ubukene yuriye indege ajya hanze mu bihugu byo hanze ahageze aba successful afite urugo rw'atunze afite abana be n'imiryango ye y'iwabo yasigaye arayitunze uwo muntu Imana akoze ikintu gikomeye ni umugabo atari ikintu gitangaje murakizi umugabo niwe ufasha iwacu urime niyo uwo mugabo niwe ufasha iwacu n'abandi batutse n'abandi bavuze bya bindi yabaye neza kofi yaratunganye urumva kofi guha ijambo rigasohoka mu kanwa kawe bakumva ijambo uvuze mbere barabonaga akabona umeze nk'agasimba nuko umugabo wanjye ati noneho ati ikintu cyantangaje cyatumye nshaka gusharinga inkuru yanjye ati ndabizi ko iyi nkuru izigisha umuntu wenda uri mu rukundo n'umuntu akaba yumva umuryango uri kumurwanya ngo arakennye bakaba bamwanga ngo nta kintu afite niba nta yindi defu ubona akaba agukunda mukaba mukundana uri wa muntu uvuga uti ibye ni ibyanjye icyo afite nicyo nanjye mfite icyo mfite nicyo nawe afite donc ibyanjye ni ibye urumva atari ko ikintu gitangaje famiye ye n'ubungubu famiye yanjye n'ubungubu bamwe babandi bangaga ko nshakayo n'uyu munsi wa none ntawe ushobora gufata telefone ngo mpamagare sinabyara ngo ambwire congratulation maze kubyara abana ndabafite ariko na koro yabo sinyibona nimwumva kino kiganiro ukumva kuko ntuzamenya ngo ninde bakimpaye ariko numva ikiganiro ukumva kirisimira n'ibintu nawe waba warakoze uzahamagara umwana umubwire uti mwana we ushobora kuba narakubabaje yego ntabwo nagushyigikiye mu ishaka ryawe ariko mu gihe byabaye
I support you, uzagira urugo rwiza, uzagira urugo rugendwa, uzagira amahoro. Ako gakoro ni gato cyane ariko kamenetse ikintu kinini ku mutima wa mwana. Umwe wari umwana cyagihe wabaye umubyeyi ubu wababaje nukuri. Hanyuma ati ikintu gitangaje rero, wa mugabo umwe w'umukene wanjye nashatse, umwe twagize umugisha akajya hanze, umwe aba mugabo uri successful, ati famiye ntabwo ashaka gukora inama atarimo. Ati umugabo agomba kubanza akaba ahari, akaba ari mu nama, cyane ko n'amafaranga n'ibindi byose bikeneye amafaranga ni muri famiye, ari mu batanga ba mbere. Uri kubyumva? Arabizi ko bamwanze, arabizi ko twirukanse, azi ko twahunze twajya gushakanira ahantu kure kugira ngo tuzaze twarabaye abantu nyine bashakanye babura uko babigenza. Arabizi ibintu byose byambayeho, azi ukuntu agiye gushaka ku muntu bakamunkura ngo rwara igicuri. Ibyo byose arabizi, ariko ntose urugo rwanjye byari binkomereye. Yambwiye ati umubyeyi kubaka urugo rwanjye byari bikomeye. Ati ntabwo byaba byoroshye kubaka urugo rwanjye. Ati urugo rwanjye rwabaye umenya rubamo, byari bigoye kugira ngo nurwubake rubeho. Atari kunkomera kubona kunze mwubararaho mugumaho bigoye. Ndavuga nubwo byaba bimeze biti, njye nawe tugomba kubana. Niba rero mu kibazo nk'icyo ngicyo, nizere ko n'inkuru bukwigisha. Niba ufite umuntu wawe mwikundanira cyane ariko akaba ari umukene, nimukore, nimusenge, bizagenda neza. Ibindi Imana ihindura ibihe, Imana inyuranya ibihe. I promise you ko bizagenda neza. Niba urukundo rwanyu ari real, ari urukundo rudafite ibindi bintu rureberaho, mukaba mwarakundanye koko, mukaba muzi gushaka umuntu, mukaba mushaka gukora, mukaba musenga Imana, icyo Imana yavuze kizaba. Cyanavuga mbere ngo ibi amasezerano yawe aragukurikira, ntabwo ujya kuyashakisha. Amasezerano yawe aragukurikirana, icyawe muragendana ntaho kijya. Wa mubyeyi umwe cyagiye bahungishaga bakamujyana mu ntara, bakagenda bamuhungisha bamuzengurutsa umujyi n'umujyi kugira ngo atazashakana na wa muhungu. Urukumva? Umwe bavugaga ati ntabwo uzigera ubana nawe. Barabanye, barabyaye, babaye successful, bagize ijambo mu muryango kubera ko yagumuye ku rukundo rwe, kubera ko yarugumye akarugundira. Nubwo bigoye rero, nubwo bibatse, urumva ko umubyeyi bibatse bigoye. By the way, n'umubyeyi tumuhaye se tumuha iki? Reka tumuhe thumbs up. By the way, n'umubyeyi tugomba kumushimira cyane, bibatse urugo rwe bigoye, yakomeye ku rukundo. Uru rwa rukundo rwa nitwumva mu mafilme, ntabwo bisanzwe inkundo nk'izi ngizi. Urukundo rwe yarukomeyeho, ararufata arukomeza, aravuga ati uko biri kose tuzagumana. Kubw'amahire asanga n'umugabo ariko bimeze, ibintu bitabiba, mama wararaye. Fata na rugi niko babyita. Fata na rugi, ibintu biba byiza, bagira urugo rwiza, Imana ibaha umugisha, babona urubyaro, Imana ibaha n'ubushobozi bwo gutunga umuryango no kumenya uko bafasha n'ubundi umuryango wasigaye hakurya. Ndabasabira rero namwe kandi mbinginga gukomera ku rukundo. Urukundo ni urwa mbere, ibintu byo nibishakwa. Niba wumva rero ufite ukunda akaba ari ntabyo afite, ntuhite wihuta ngo uvuge ngo mbivuyemo. Itonde, muhe igihe, bizakunda niba umukunda kandi nawe akagukunda. Inkuru uno munsi niyo ngiyo, nizere ko ibigishije, reka nizere ko ugize icyo ukuramo. Nubwo byari bigoye, nubwo bamwirukanye, nubwo bamututse ko ari umukene, nubwo famiye nta jambo yamuhaga, nubwo umuryango wumvaga ko ari umuntu uciriritse, usuzuguritse, ku buryo bahungisha umukobwa intara n'intara, nubwo byari bimeze ko akundi kose nababwiye, isezerano ryari muriho ryarasohoye. Wicika intege rero, icyawe muragendana, ibyawe muri kumwe, icyo Imana avuze kuri wowe kizasohora byanze bikunze. Niba ukunda umuntu, mukunda uko ari, kuba adatunze uyu munsi ejo yatunga. Ibyo byo ni it's a promise, ndi kubikubwira. Niba adatunze uyu munsi ejo yatunga, kandi niba atunze uyu munsi ejo ushobora gusubira hasi. Niba waramukundiye ibintu, senga cyane kuko ntabwo worohewe, ariko niba akunda umuntu ukamukunda uko ari, nanakira muzagumana. Nawe nguko rero, inkuru uno munsi niyo ngiyo. Reka nizere ko ugize icyo bafasha, reka nizere ko mugize icyo mukuramo. Basabiye amahoro y'Imana, umugisha w'Imana itanga ngo ukomeze ube ku buzima bwanyu. Iyi nkuru muyigiremo ikintu gikomeye, mwige kumenya yuko urukundo atari ibintu. Niba ukunda umuntu, mugumeho, mwubarareho, mukunde cyane, kuko icyo Imana mwanditseho ntigisohora. Kizagusanga waramubaye hafi mu gihe atarashoboye, ariko nutamuha hafi mu gihe adashoboye, nawe icyo Imana avuze kuri we ntigisohora. Ntabwo nawe uzakuba hafi mu gihe nawe udashoboye. Think about that.
niba ushaka ibyiza bigirira abandi then nawe uzabigirirwa, ariko ntabwo wifuza ko bakugirira neza utifuza nawe kugirira abandi neza. Ibibazo urugo rwawe mugoye ni isomo ku bakobwa, isomo ku bantu batari bubaka ingo, umenye yuko urukundo nyarwo ntabwo rurobanura kandi ntacyo rugenderaho. Urukundo rukunda umuntu ukagira icyo ubona cyo kumva uragishimye, ida ukunze uko ari, ugakunda imico ye, ukamukunda ukamukunda wese kuko ntawe utagira defo. Icyo kintu nizere ko mwacyumvise, nta muntu utagira defo, ariko iyo ukunze umugabo mukundana defo ze na karite ze, icyo gihe azakora za defo ze ukamuhana ukamubwira uti nagukundanye n'ibyawe ariko ntabwo ibi ngibi ndashaka ko bino bihinduka. Ariko ntabwo wavuga ngo njye nagukunze ibyiza gusa ngo ibibi byaza ukagenda. Oya, mugomba kubana no mu bibi kuko nawe ni umuntu afite ibyiza n'ibibi, nawe ufite byinshi bibi n'ibindi byinshi byiza. Turi gukunda abantu, urukundo nyarwo, urukundo nyakuri. Okay, mugire umunsi mwiza, Nyagasani abarinde, mugire amahoro, turabakunda. Niba ukunze ibyo dukora, please subscribe, liking, sharing, icyo wakora cyose mu rwego rwo kudushyigikira, ntabwo twebwe twagisuzugura cyangwa ngo tubone kigayitse. Turagushimye cyane, Imana iguhe umugisha, twongere next time. Ciao.